minsi nibaza ikibazo sigaye mfite ikibazo muri no minsi urareba nakuze nkubona wenyine se papa ubundi amakuru ya papa ko namubona kwishura abandi bana babaza amazina ya papa babo nje nkavuga mama gusa se bimeze bite nakuze namubona nkubona wenyine mama wambu bari ukambwira ku makuru ya papa mwana reka mbikubwire nari maze gukura jewe mfite nk'imyaka nka 26 nza kuza gukubitana n'umuhungu ariko we yari mutoya we yari afite imyaka nka 20 turakundana bigeze haza kuntera inda ariko urumva ngiye naramurutaga anenda maze kubyara twari mu buzima bwiza twari mu mujyi rwose tumeze neza aza kuntera inda anenda yawe maze kubyara ahita abona yuko musa naho mbaye nk'umukecuru ahita atangira kugenda anteza cyane amafaranga abonye akaza akanuka yuko ndi umukecuru yewe ubwo nari maze kubyara haciye ukwezi kumwe nibwo yahitaga yigendera nagiye mu buzima bukomeye cyane yambura amafaranga yo kwishyura inzu nyirinzu akazageza akambwira ati ndashaka amafaranga ati nimba ubuze amafaranga rero ndashaka yuko nkugira umugore tukararana nkiyangira ejo nkaba ndahavuye ejo bundi bigeze aho ngaho sinzi ukuntu uwo bigeze kubana kera we inshuti yabo abagize gutya arajanga ati ko hari ahantu ufite isambu kandi isambu nini ko wagenda ugahinga ko wagenda ugacuruza isambaza ko wagenda ukibeshaho washobora kwemera kujya mu giturage njye urumva nari naravukiye mu mujyi nari isanzwe ndi umuntu w'umunyamujyi mbona nta bundi bushobozi yatanze nibwo aje nje sanga harimo kano kazungu karakanyina nyina we yari yarapfuye arambwira ati ngahibere hano kugira ngo abantu bazajye baza buri munsi bakubwira ngo uzana amafaranga y'inzu kandi ntayo ufite niko kuza kuba hangaha rero nari narahinga nta mafaranga afite nta muntu tuziranye urabona ni mu gishanga nkajya nirirwa nicaye hariya ku mazi nabanagize imana nkabona umaye nk'isambaza nkajya kuzicuruza igera ubwo muri Girinka ku murenge bamenye ko ndi umuntu umukene kandi mbamo hano baza kuza kumpa ihene baza kuza kumpa amafaranga bati uzajya uhinga bakama imyaka bakama imbuto nkaza ngatera nk'icyo gihe cy'ihinga nkagira imana nkabona amafaranga n'ikindi gihe nkaba nayabuze nuko nguko mbayeho nese mama wawe rero rwose mbabarire ntumbaze n'izina rye kuko yaramemukiye aramemukira bikomeye cyane nese mama ubu ngubu na n'ubu ntabwo nta makuru y'igihe ufite nta nubwo wabuze ahantu yaba yaragiye yarantaye aragenda ajya kwishakira undi mugore rero nuko ubuzima njyewe nibereye hangane nanjye nzakoresha uko nshoboye kandi ujye ureka kumva nanjye nzakoresha uko nshoboye ngiye kugenda nige nzaba umuganga nzagukura muri ubu buzima kandi papa azatwifuza atakitubona mama gakomeje gutinda sha ase mwumvikanye se katumutegeze nyine turebe ariko nabonye ari umumama ukuze abura ari wowe ni wowe bayazana nabonye ari umumama ukuze ntago yagira ikibazo ujye ugenda ubajumburura oya reka gushakisha abakiriya n'umushinga w'umugurisha iyo ugurisha bura ni wowe ushinzwe gushaka abakiriya nose abakiriya nibo bagufata ngo kagire mwiriwe neza yewe ntago zapfaga bazaguhoma amase rwose ni ukuri zasaza mpaka twitarije kuticarira hano ntacyo kanicereye nahangara abandi yirebera n'imisozi n'iki tukiri kukuvugaho yego twatse kutinze kandi mari yaje bimeze gute yaratwicishije izuba ni mu mbabarire natinze ariko n'ubundi sinari no kuza sa naho nzi ubusa abantu ejo nakopye bose ntago bigeze banyishyura koko se ntago banyishyuye bambwiye yuko ngo uyu munsi nibwo baza bakama kandi nta mari nari mfite
ndavuga ibyo ari byo byose wenda nimba mwaje nimba biri bushoboke murama wenda nk'izi 10 yongera ku 10 bibe 25 nzayabazanira ejo rero ku cyanya giti ibintu byo kuzana burage mu kazi aka ni akazi sibyo by'ubushuti byaza ku ruhande ariko nimba tugeze mu kazi komeza mumvikane uko mwumvikanye gusa ngewe aburaho yose ayo ari yose yongera agomba kuyamereza none se mwabyumvikanye wowe ko mbona utangiye kujya ukorogana mu kazi bimeze gute ntago ari ukubakoroga rwose ni munyihanganire nuko dukoroga none se urumva abantu ejo harimo umunsi mukuru wabaye hariya muri city barambwira ati tuzanire ibiro 15 gisambaza ndagenda ndabibashyira ntekereza ko bari bunyishyira barambwira ati rero amafaranga twayamaze ariko ihangane uyu munsi abashyitsi baraba bagiye ndaguha amafaranga ndavuga ntuke rero aho kugira ngo ngende njye kubishyuza nzamuke wenda nta kintu ufite navugaga nti mu mizi 10 rwose ngewe ejo mu gitondo ndaza mbazaniye amafaranga ya 25,000. Nadej. Abe mama. Nadej. Abe. Kuja. Ninakuya. Mbia wima, ni salama. Salama. Mbona ya uchangamuke? Kuko probleme Nadej? Hakuna shida. Hakuna shida? Niko mwenzako mwanamke, kuko probleme ya uchangamuke hii masiku, kuko tatizo? Mama, niko na tatizo za mingi. Tatizo gani Nadej? Niambi. Pale kwetu Rwanda. Niko na Gariso alikuwa sheri wangu. Nikaenda kumwangalia. Sasa mfika huko. Mama yake akakuja. Sasa mama yake atakuja. Akaniambia mama yake hakujua kama iko na bebe. Akanikamata, akanibeba kwa mwingine Gariso. Ule Gariso akanikamata. Nadej usilie. Mimi ungenifasiria mzuri, mimi sisiki. byose ni wowe nyirabayazana tukaba turatuba rimwe na rimwe tukabura gutangiye kunyihinduka bundi nyirabayazana ni wowe nyirabayazana nararanye nawe kuko ngiye ntabwo nzahana ugenda bakura bizi wa mubyeyi abyeyi twande ajya twishyura iyo kunajya twishyura neza ukamwirukana ngo ubonye umukiriya mushyashya ngo nuko aguhamesha ibyo ntabwo nabishobora izi ni ingaruka nyine ashobora kuba ariko ni mumbabarire none se sinajyaga mbaha amafaranga yanyu neza ubuse nago dukoranye amezi 6 yose nta kibazo mama nyumva neza sibyo kuba dukorana neza no kwishyura neza ni ibintu bibiri bitandukanye twishyuye neza tuguha akazi sibyo no twishyura nabi natwe nta kazi tuguhereza reka twebwe turabashyana aka nakazi nta by'ubushuti mu kazi none nimba ari ibyo nta kibazo kanigendere bikanze ngende ubwo ndaza kugenda uno munsi nimba nta mari ifite ariko rwose hari abantu bayishakaga cyane nuko nahise nzibahereza ziriya zose ari kungukamo hafi nk'ibihumbi 8 nanjye ku buryo ejo nimba natwaraga izihumbi 15 natwara nk'izihumbi 20. nimba ari kubishaka ntacyo dinarenza sibyo nimba ushaka ko tuzimuha yego reka tuzimuhereze ni ideni risanzwe irindi ariko abura ni wowe tuzahita ko ndabona ari umumama ukuze ntabwo yakwambura ndabeshya kwambura iwanjye se simuhazi saha haruguru ni murobera munsi y'iwanjye manuka njiwe niho nyura manuka zaho ikivupe ari mumanuka kaburi mugabo kaba kari niwe abandi rwose ni mushyiremo ngendaho kugira ngo ngendere ubusa urasiga iyo ngiyo uzagaruka twasize n'izindi ujyana iyo ngiyo yuzuye ntacyo mwari iriya aho bundi bindi byo ubinyanga mu gato zanteze izi kipe ubwo tugiye ubisambaza bumve neza ko ari izandoro n'izanyuma sibyo twebwe tweretse akababaro ufite n'agahinda turakumvisha nk'abantu bakuru
kuba tuziguhaye si uko twabuze abandi tuzihereza rero tubabarire sibyo uyu munsi cyangwa se nubwo haba n'ejo tujye dukorana neza rwose kuko hari benshi tujya tuzima. ishagari nukuri murakoze reka ngende njye guca gasa rwose ejo nzaza mani gendane nawe rwose 25 saa mahirwe n'imigisha mu byo yego murakoze mani guha umugisha ugende neza uhawe uronke rwose gisara yagusigiye ayaheze ndavuze kaze ibihumbi 10 ibiheze ujya wumva akanibana akanikamata nikabeba mimba basi njovi na ule mugarso mpaka leo aumuoni na aumonaki kaenda tu sasa ndamwambia vile alishaniambia hakunipendi iko na mwingine wa kupendana naye basi nikaliacha vile. Usilie na Deje, usilie utatuma na mimi nalia. Usilie mwanamke ni nguvu, usilie Kwa vile mamangu nikakuya kutumika hii kazi juu ya kusema ni na ule mtoto kamata chakula wala chakuvala ndio vile nikakuya huko kutumika hii kazi tu. Usilie na Deje ya mama vile mamangu kuwa na nguvu, iko na nguvu lakini hana kazi. Basi ni kazi ya kutumika, basi nifanye hayo mama. Cho vile mamangu kuwa na nguvu. Kuwa na nguvu, ukuwe na courage naye na tutalia ule mtoto mzuri. Ndiyo. Tu vile? Merci. Niko na mimi nilianza fula pale. Nikafula cha niende kufula. Maliza basi fula. Tu vile? Merci. Okay. Damu mwezi. Mezi tese. Mwana yanjye mwana shimwe uvuze rwose. Ana ushize ikifidaro ariko ari wariraye. Hacyusa se urabona ntushinze abana banje batazicwa n'inzara. Ega nibyo ugomba guhagurukira urwo nandi nkaro harugurukira. Urwo n'urwa babiri. Ntukibwirizwa gufata isuka, ntukibwirizwa imurimo n'umwe ahangaha wa mugabo. None se mba ndyamye. Iyaba ari ukuvuga gutyo wenda mba ndyamye. Ubuse simba mvuye mu kazi. Dore isuka z'umuntu w'umugabo. Yakora nawe. Ubusaba hasi mwikirira. Wamanuye isuka imeze itya. Mu nzu ntihari hari amasuka. Ugira ubona iyo dusekera. Nizere ko utazanye, nizere ko uzanye amafaranga. Ntabwo ari n'amafaranga wagira ni beka. Kubahana nge nawe. Abana banje babirukanye. Baraguma babirukana byitwa nguri gukora. Anse n'ubwambara umuntu akora bika. Urashaka impanga yanjye.
amasuka ajya naho kwa nyirabirori ubundi mu nzu ko hari amasuka ariko buriya urugo rumaze gusaza nyine Yesu nzamenya byose nkwikira n'amasuka ndi umugabo muri uru rugo ndanyihera hano nihingire gucana sana njye kureba ko abana numva muvanga no buringanire nkagira ngo nawe wayiringaniza merezaga nyine nusano nigendere gushaka icyo abana banje barya urataha ndakabumusha ukisuka ntuyiko twubahane rero njye wumva ikintu ndi gushaka mfite ikibazo ko waba uzamutse nta mafaranga usanga uzi ko abanyeshuri babirukanye n'ubundi abanyeshuri babirukanye ninjye usetse wabuze iki ubu nzamukanye umuseke gutya ngewe nsetse ko nyuze no ko ese ibyo nibyo bituma urekura amasuka utambwira ko ngiye kuzamukiraho utambwira ko ngiye kuzamukiraho telefone zo wayihindiyeho umushoramari reba uwo muntu ukubipye niba nta kintu ari ayohereje kumbi pasi uherutse kungurira amayinite uherutse kungurira amayinite wawe aja ukabaye kwa kumunsi wake ndakwishyuye umugore wanjye ese yimpa nyine hitamo angakira nkinisha mbabari ngewe reka nkubwire ubu bundazi bwawe uri kuza wizanishwa nta mafaranga agiye kwishyurira abanyeshuri wa mugabo ikibazo ufite ni iki hari rero nzakuzanira ibeni nk'umuntu ariko tuve no muri burage munyuzeho nyuzeho nonaha pe aka kanya niho nyuze ndamubuze urashaka intambara yanjye nawe ntambara simeze ite narakubwiye ngo mama Kayira simwizeye urangije urananira ngo niwe mukiriya wabonye murangira abakiriya bazajya bakoreza amafaranga y'amakashi ngo mpaka mama Kayira abana banje bageze ku rwego rwo kwirukanwa wa mugabo ubundi bikiri muri winduda amagambo reka nkubwire abo bakira no muri wari ugiye kundangira nkoro bakuye mu ijuru kubyo nabo batadukoraga urumva niba ibintu bibaye ihangane nsubireyo uzahora muri izi ngendo ariko uzahora muri izi ngendo kugeza ryari bagicina n'ibiryo sha uzahora muri izi ngendo kugeza ryari ubundi nkawe wajyaga kumwishyiraho nta kurangira abantu bakwishyura ye ntango umuntu ntera umwako mbabarira ntango umuntu ntera umwako duserera muri uyu muri ntango umuntu ntera niba mvuyeyo nyine uragira nge nonge uvuyeyo uzanye ryame yose uzanye iki none ninge yose ntaye ufite amagambo mabira sinzi icyo ushaka uriya mugore ataranyinjira mu rugo umutungo wanjye ntabwo wegeze aherukani wanjye abana banjye barigaga kandi bakajya ku ishuri basa neza ariko aho uriya mugore mukururaniye nawe urugo rwanjye niko nari ruri kugenda ruzamba wa mugabo we aho bageze aho kwirukana uraje no kuburara tuburare sha umva sinzi iby'iyi karitsiye ushobora kuba ufite ahantu hari kujya birirwa bakududa amagambo bakuroga ubu muri koperative yose y'abacuruzi b'isambaza ba hano wabuze undi muntu wahesambaza ajya kwishyura amafaranga nibyo ndi kwigaho yewe buretse mbanze ndangize kwishyuza ku izina ry'Imana nkubwije ukuri aya mafaranga nadataha aya mafaranga sinyagura shadi yansangire nimba ntabwo ibi nazabivamo narakwihangane niba ntayihanganye narasibye abana banje bari kwirukanwa nguri gukora kujyana umuseke ukawugarura uko wawujyanye nta n'isoni mwagiye mwihesha mvuyeyo muri amagambo ndaza gusubirayo ibyo byamvuyeyo byawe simbyitayeho wongerayo kuya ngomeze indobeze bakwikire mana yanjye twubahane ntabwo umwana wanjye yasiba inshuro 3 iyi nshuro ni iya kabiri ubu no kurya noneho ni kuri Mana afasha ngo uri mu rugo urururabo yesi ndururabo ngusiga mu buriri nkajya guhiga byakanga nkuko nabandi bose byanga utarajya kuzerera mu nyo z'abagore urugo rwanye ntago rwigeze ruhungabana ntunere umwaka wa mugore ntunere umwaka sawa kankwihorere turaza kubireba ntungere ibyuma kwizina ry'Imana nunareba nabi ngewe ndayigukubita wankubita umuhini ugenda mujya mwirirwa muhenanye ariko nzanira amafaranga urugo byamaze kuba mata mbere zose ukwikira uzuzatana ngewe nongere ngusubiremo ngenyine wowe waje ukawuhinga ziko wambonye koko ariko ko manumva bawigirishwa gutyo aha ngaha hapfira mu murima njyene njye uzajya wirirwa guhinga n'amafaranga wabonye wirirwa ujya guhenana n'abagore henana n'abagore ukanya ngo ngewe aba ari njye wirirwa mu murima cyo kora narume caca ubu se umuraba nirirwamo imbeho nirirwamo niri ibintu byanze rimwe hite mpinduka ntabwo agaciro uwampa n'umuhini wamenya ukaza ugahinga wamenya ukaza ugahinga kugira ujye wirirwa werera ngo uri gucuruza isambaza jewe unkure kadode inyuma wa mugore unkure kadode inyuma ijoro ninjye nawe ku izina ry'Imana ari amafaranga n'utayishyuza ngo uyazane unkure kadode inyuma nanga bwe yanyu
gukora byo bigerwa ku mashyari amagambo yo yagerwa mu abagabo bo mu misiyano ni mwabaye iki misiyano none sindi minsi wabayeho niyi umuntu yakopa umuntu ntibamwishyura ni igitangaza sinkubye ko njya kumwishyuza nurangiza nawe ngo ubigire ubone ko nta bwenge ngira ndatekere nyine ko umuntu avuga ngo nasaze ngo ariko wambanye wambabariye ukamenya ifu y'amahoro wa mugore utarajya mu bagore iyi nzu yadindiye gutya ubu ntigiye kurinda hirima yirirwa inyagirwa buri munsi uri hano ngo uri gucuruza isambaza mwe na mama Keira ufite abadayimoni mu uwo mutwe reka ihirime iyi nzu yageze ahanga ariyo yihageje reka ihirime kandi ngo wa muri koperative y'isambaza reka ihirime uba muri Amerika we ntiyahirima unumva unzana ibintu byo guhirima guhirima se n'iki kinyera yo ntiyahirima to muri amagambo urashaka impamvu yanjye iyi garave ni woje wayizanye kuyizana se nukubaka gaho yirigeze ko wayizanye ni wubake ariko inzu wibwira ko ari ubugabo ushyiramo amazi ugahita usoma ni gake madame utarakurarana n'uriya mugore inzu yakagombye kuba yaruzuye imishinga yose twatangiye ntabwo yadindiye kubyimba shayinjira mu nzu ntabwo yadindiye iyi nzu yiha iki gisharagati iyi ni inzu cyo nagukuyemo se ndakiyura ubu wagutuma inzu wazaniye tambuka unkuri amagambo ukwikira isuku usubire mu murimo nubona tugiye tutajyanye ariko turajyana gute singiye kwishyuza uwo mugore aho nakororeye umwishyuza twagiye kwishyuzanya iki we natangiye kukubona kare wigira inama ariya mafaranga uzuyaza kuko nutayana ninjye nakora uzamura amazuru nkakureka none n'umuntu wugejeje hejuru njyewe nzatekereza iby'abagore ntekereza n'iby'abagabo ari byo nguhaye wa mugore we ari byo nguhaye wampaye inusu y'amahoro abadayimoni muri iyi wampaye inusu y'amahoro ufite abadayimoni muri iyi minsi wampaye inusu y'amahoro ubu umuntu w'umugabo ungana nawe gushakisha uburyo wabona amabati ngo usakare inzu byarakunaniye ariko mana nanga umuntu mboka umva aho bigeze birandame kandi wa mugore we ufite abadayimoni muri no minsi ndi kujya nkubona nkumva sinzi hagati yanjye nawe umwaraza nguwo boda ndazishakira nguwo iki ndazirebera singikara amazi ashyushye nk'abandi bagabo aho stress wawanteye banza n'urufunguzo nanarutaye hara niba nta naruhingiye hawo aruhingiye wavuze ko wasize ufungiranye izo nyaga zawe uzabimenya ko ari inyaga ihutuza n'urufunguzo nawe gumenye bayuca umuntu muri iyi minsi wakuroza yarampemukiye cyane yarampemukiye cyane uyu mugore ko namukopye mfite amahoro uyu mugore nazana igitekerezo cyo guha umugore wanjye cyo kumuha ideni umugore agasimbuka none akaba nkoroze koko umugore wanjye ibyo avuga nuko nihagararaho ushobora kuba ari byo ariko sika nshinga kuryamana nawe nkaba nta hantu nziranye nawe kanze nsubirayo ariko uyu mujinya nanjye ndawumutura uko byagenda kose singomeza Zakasise nawe Banyarusizi ndetse namwe mutemberera mu murenge wa Kamembe mwaba mwifuza amafoto y'ukwe amafoto y'ibirori bitandukanye birthday ndetse namwe mutembera mukifuza uwafotora igisubizo nta kindi ni Maneri Entertainment aho tubatunganyiriza amafoto ndetse tukabakorera amashusho mu buryo bwiza butomoye ndabizi urimo kwibaza ngo wadusanga he ni imbere neza ahateganye n'isoko rishya rya Rusizi imbere neza televiziyo y'umujyi wa Kamembe sibyo gusa kandi muri Maneri Entertainment tubafite studio nziza yitwa M Record ikora umuziki ugataha wishimye yaba ku majwi ndetse n'amashusho urimo kwibaza ngo nihe wadusanga duherere neza inyuma ya banki ya Beneri ahabuze umurenge wa Kamembe cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ziri kuri ekara yawe sibyo gusa kandi kuko tunatanga stage ku banyeshuri bifuza kwiga ibi bikurikira photography ndetse na video editing audio production ndetse na recording kubifuza kutugana kandi wareba kuri nimero ziri kuri ekara yawe.